Haleluya. Nshimiye Imana cyane mu mutima wanjye kuba yampaye amahirwe yo kuyivugira, ndetse kama no kuba meze neza mu mutima kandi meze neza no mu buzima busanzwe. Ibyo bishimiye Imana. Uko mubizi, natinze turi kwiga ku mategeko 10 y'Imana. Umwigisha wacu ku cyumweru yaduhaye uburyo ki Imana yahaye ubwoko bwayo amategeko 10. Ariko subiye inyuma gato kugira ngo nibutse n'abantu yenda batari babashije kuboneka, yatweretse uburyo ki mu mategeko y'Imana hari mu buzima. Atwereka uburyo ki Imana yahaye Abisirayeli ari amategeko 10, hari irindi sezerano bari baragiranye nibaramuka bayubahirije. Yarabwiye ngo nibaramuka bayubahirije isezerano izabagira ubwoko. Haleluya. Ngo yongere ibagira ubwami. Ayo niyo masezerano Imana yari yarabahaye. Ariko nanone Imana yahaye Abisirayeli aya mategeko 10 hari ahantu yari bakuye mu buretwa bwa Farawo. Farawo yari yaranyaze ubwoko bw'Imana, aragenda akabukoresha imirimo y'agahato, abakoresha imirimo navuga batahembwaga, n'imirimo bakoraga batayishimiye. Bigaragara yuko ubwoko bw'Imana ahantu bwari buri ntabwo bwari bwishimiye, ariko muri ibyo byose ngo bibuka gutakira Imana. Haleluya. Bibuka kubwira Imana imibabaro yabo. Imana yumva gutaka kwabo, ibakura mu gihugu cya Egiputa ibinyujije mu mugaragu wayo Mose. N'urugendo rurerure cyane. Mose yaragiye abwira Farawo abanza kubyumva, ariko Imana ntabwo igikina. Imana yeretse Farawo ibyago 10, ntabwo nirwa bisubiramo, byuko niyanga kurekura ubwoko bwayo izamuteza. Ntabwo uko bishoboka kose, ntabwo Imana ishobora kureka ubwoko bwayo ngo bugumye bubabazwa, kandi ari Imana y'inyembaraga yari yarasezeranye kwizabana nawe. Igihe kiragera rero Farawo umutima ukomeze kwinangira, ariko Imana ikoresha imbaraga zayo. Uri hejuru y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'Imana zikomeye, izo zibasha gukora ibintu abantu twebwe tutashobora. Farawo akomeje kwinangira umutima, Imana ikora ibyayo, ikura ubwoko bwayo mu buretwa ibakurayo. Imaze kubakurayo rero, imaze kumva gutaka kwabo, nibwo yagiranye aya masezerano n'ubwoko bwayo. Ariyo nshaka ko tuza kugarukaho uyu munsi. Yabahaye amategeko 10, amategeko 6 aya ngaya twasorejeho, atayanga ya mbere abanza mu gice cya 20. Ni amategeko Imana yahaye ubwoko bwayo, ariko bagombaga kubahiriza hagati muri bo, umuntu ku wundi. Ese icyo Imana isaba ku muntu we ni iki? Ese Imana irashaka ko muri Imana ibahaye amategeko igira ngo bo ubwabo bazayubahirize bayagendereho. Nayo mategeko 6, ariko hakaba n'ayandane y'umuntu n'Imana ku giti cye. Ayo mategeko niho Imana yayabahaye, ariko
twibutse gatoya ari nacyo cyigisho nshaka ko tuganiraho kuri uyu munsi ku bijyanye n'aya mategeko. Hari amagambo Imana yabanje kubabwira mbere yuko ibaha aya mategeko. Tuyasanga ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Reka nongere gusome kugira ngo tuwumve. Yarababwiye ngo Imana ivuga aya magambo yose iti: "Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa." Byumvikana ko Imana yahaye Abayisiraheli amategeko, ariko nanone ibabanza kubabwira ngo ujye wibuka ko ari njye wagukuye mu mirimo wakoreraga uyikoreraga hato. Irongera abwira ngo ujye wibuka yuko ari njye wakuvanye hahandi wabagutishimiye, hahandi wakoraga ibitari ugushaka kwanjye. Ibabwira ngo ujye uhora wibuka. Nashatse ko tuganira kw'aya magambo, ariko intego y'uyu munsi turaza kuganiraho ni ukuba umukozi w'indahemuka wa Yesu Kristo. Ese naba gute umukozi w'indahemuka? Ese twasomye no mu gice cy'Abaroma havuga ngo ubuntu se dukomeze gukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage? Hoya, ntibikabeho. Ndashaka ko tugumya gutekereza, ese wowe ku giti cyawe ni gute waba umukozi w'indahemuka kuri Yesu Kristo? Ese ni iki wakora kugira ngo ube umukozi w'indahemuka? Haleluya. Mu Kinyarwanda bajya bakunda guca umugani bakavuga ngo ineza yiturwa indi. Abandi bakavuga ngo ineza uyisanga imbere. Abandi bakavuga ngo ugirirwa ineza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Byumvikana ko kwibuka kugira ngo umuntu akugirire neza umwibuke ni ikintu gikomeye. Buriya umuntu umwibuka aba ari intwari n'ukuri kose. Byumvikana yuko mu mitekerereze yacu dushobora kuba twibagirwa, ariko ntekereza ko kwibagirwa hari igihe umuntu yibuka nubwo yenda atabivuga, ariko akibukamo gatoya nubwo atabiha agaciro. Tubiye inyuma rero, ubu bwoko Imana yabuhaye aya mategeko, ariko nanone Imana ikintu yabashakagaho, yashakaga ko bayitura ineza yabagiriye babinyujije mu aya mategeko. Imana yaberekaga uburyo ki nibataramya ibindi bigirwamana, nibatiremera ibishushanyo mu maso hawo, nibakurikiza umugambi w'Imana, bakibuka ko Imana ari yonyine yabashije kubavana muri Egiputa, Imana izabagirira neza. Imana yabahaye aya mategeko igira ngo bazagire kwibuka bayakurikize. Haleluya. Irongera irababwira iti: nimukurikiza amategeko yanjye, haleluya, nimwumvira mukanyumvira mugakurikiza itegeko ryanjye, nzabageza mu gihugu nabasezeranije. Ibyo byari isezerano Imana none yarajyanye n'Abisirayeli. Ariko twongere gutekereza, ese twebwe ni iki twitura Imana ku buntu yatugiriye? Ese ni iki nagakwiye kuba nkora kugira ngo nezeze Imana? Imana n'ikicyaka. Ntatinze, urugero rw'Abisirayeli rurakomeza. Imana ibaha amategeko, ariko Imana yabasabaga kutagira itegeko bicamo. Ako kumwigisha watwigishije ku cyumweru yaravuze ngo nubwo Imana yabahaye amategeko, ntabwo babashije kuyumvira nk'uko yayabahaye. Yewe Imana yakomeje gukora n'ibitangaza, ikomeza kubagirira neza, ariko mu nzira zabo bagakomeza baca mu nzira zigoramye. Imana imaze kubakura
mu gihugu cya Egiputa yakomeje kubakora n'ibindi bitangaza. Byagezeho bakajya bayisaba nyine nk'umwana usaba se. Bageze mu butayu amazi aho yaburaga barayibwiraga Imana ikawumva. Bagera aho bashaka ibyo yewe babonaga bakayisaba ikabiba, ikabaza amanu, ikabaha inyama, yewe bageze naho bifuza ubutunguru. Ariko twibutse gakeya mu mugambi w'Imana wari uko izabatuza mu gihugu yabasezeranije, ariko nabo basabwaga kubaha amategeko y'Imana nk'uko yayabahaye. Ariko bigiye imbere gato bakomeje kugenda, ntabwo bitwaye nk'uko Imana yabishakaga, kugeza aho Imana yavugaga ikababwira ngo maze kubona ko muri ubwoko butagonda ijosi, bigaragara ko bari baragomeye Imana bakajya kuri ubushake bwayo. Igeraho Imana irababwira ngo nimutanyumvira nzabaribura. Bigaragara ko bari baragiye bifatanya n'abandi banyamahanga, bifatanya n'abandi bantu bakajya baramya imana zabo, bakibagirwa ya Mana yabakuye hahandi. Bakagenda bakifatanya n'abandi bantu gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, bakibagirwa icyo Imana yari yarabasezeranije. Ubu bwoko rero bwaje kugeraho, ariko hari igihe bwagarukiraga Imana, ariko n'abandi muri bo bagerayo bakagomera Imana. Mu rugendo rwabo Imana yajyaga ibagaruza ibihano kugira ngo bagaruke. Byagezeho ubu bwoko kubwo kutumvira Imana, ibihano by'Imana bibaza. Imana iyo utayumviye hari igihe ukubitwa inkoni ukibaza igituma uzikubitwa, ariko burya hari igihe uri gukubitwa inkoni ari nawe wizize. Nuhango iyo utumviye Imana hari ibihano bikuzaho kugira ngo wongere uyigarukire. N'Abisirayeli byabagezeho, Imana yagiye ibahana mu maboko y'abanyamahanga, bajya kurwana ntibatsinde ahubwo bakabatsinda. Kubera iki? Birengagije ya Mana yagendanaga nabo, birengagiza ko ariyo yabahaga imbaraga, yirengagiza ko ariyo yabahaga imbaraga zo kurwanya ababisha. Imana irangije ikajya ibahana, bakabajyana mu bunyage batazi impamvu, bakabajyana mu bindi bintu bibi batazi impamvu, ariko cyari igihano cy'Imana kugira ngo ubwoko bwawe buyigarukire. Ese tekereza, umuntu aramutse agukuye mu kaga, ariko yenda reka mba ariko byita, cyangwa umuntu aramutse agukijije agahinda wari ufite akakagukuramo, we wamwitura iki? Utekereze, ese umuntu aramutse akugiriye neza wowe wamwitura iki? Ni igiki wamwana, igiki wakora kugira ngo yongere yishima, azirikane yuko ibyo yagukoreye wabizirikanye? Ubu bwoko byagezeho kubwo kutumvira Imana, bageraho bajya kure y'ubushake bw'Imana, ntibakora ibyo Imana ibashakaho, ahubwo no bigeraho bamera nk'abandi, birengagiza yuko ari ubwoko Imana yari yaratoranije. Ibyo rero Imana yakomeje kubatumaho abahanuzi bakababwira, Imana ikomeza kubatumaho intumwa zitandukanye, ariko bakomeza kwinangira imitima yabo. Ariko muri ibyo byose Imana yaberekaga ko hari umukiza uzaza kubakiza ibyaha. Uku kutumvira yenda ngarutse imbere, Imana imaze kureba umuntu, imaze kumushyira muri Edeni, imubwiye byose ariko igira ibyimubuza, yaje kutumvira Imana akora icyaha.
Iki cyaha rero cyo ubundi cyaha ni ukutumvira Imana. Ibindi byose ubona biza bishamikiyeho ni ukwigomeka kwawe. Iyo Imana ikubwiye ati gendera mu nzira nziza, ntuzigenderemo, biba ari ikibazo gikomeye. Ubundi reka nsubire inyuma gato. Kumvira bituruka ku nshinga yitwa kumva. Bisobanura ko kumva ari kimwe ariko no kumvira ari ikindi. Kumva ushobora kumva ibyo umuntu akubwira ariko ntubyumvire. Kutabyumvira rero ni ukutabikora, utabishyira mu bikorwa. Niyo ngingo ya nyamukuru Imana yashakaga ko Abisirayeli bakurikiza amategeko yayo mu nzira aho bari hose n'ahantu hose bari. Ariko baza kwirabukwa batarumviye Imana, batarakoze ibyo Imana yabashakagaho. Urugero rw'aya mategeko ni rwinshi cyane, ariko nahisemo kongera kumva ko dukwiriye kwibuka ahantu Imana yadukuye. Ese ubundi Imana uzi ko yagukuye ku giti cyawe? Yenda hari aho Imana yankuye, ariko nayo hari aho Imana yagukuye. Ntabwo byagarukiye aho. Imana yabatezaga n'ibyago bakarwara kubera kutumvira Imana. Byumvikana yuko iyo utabashije kumvira Imana hari izindi ngaruka zikugeraho kugira ngo ubashe kugaruka mu murongo wayo. Iyo utagarutse hari n'ugupfa, wanabigenderamo iyo utumvira ijwi ry'Imana. Imana rero yakomeje kubabwira ntibumva, ariko byabagizeho n'ingaruka ikomeye cyane. Imiryango 10 yari yaragiye mu bwami bw'amajyaruguru. Abandi bari baragiye i Samariya, baragenda. Samariya hari imiryango 2, uwa Benyamini n'uwa Yuda. Iyindi miryango 10 yaragiye mu bwami bwa ruguru. Ingaruka yabagezeho ikomeye cyane, nuko bagiye ntibumvira Imana, ntibumva icyo Imana yabategekaga. Ubwo bwami bwose Imana irabusenya, kugeza ubwo Yesu we yaranahanuraga akabwira ngo Yerusalemu ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Byumvikana ko ari agahinda kari gakomeye cyane kumva ubwoko bw'Imana butumvira amategeko yayo. Bakomeje kwigomeka. Tuje mu isezerano rishya, ari naho nshaka gutinda. Abayuda bakomeje gutegereza ngo Mesiya, kuko yari yarahanuwe kera. Nubwo bakoraga ibyaha, ariko Imana yaraze ikababwira ngo dore ngo bahaye umwana w'umuhungu ngo niwe uzabasha gukiza isi ibyaha. Haleluya! Uwo mwana niyo mpamvu uriya abaririmbyi bavuze ngo iki isezerano Imana ivuze irarisohoza. Ntabwo Imana yareka gusohoza isezerano ryayo, ntabwo bibaho. Niba Imana yaragambiriye ko uzabona agakiza, uzakabona. Ubwoko bw'Imana kubera bwari bwaragiye gukora ibintu bibi, ariko Imana yarabwiraga ati dore hari umuntu uzaza gukiza isi. Ntabwo yavugaga yenda ngo nariyete cyangwa ngo n'uyu nguyu runaka, yavugaga isi muri rusange, kuko ibyo byose byaberaga hehe? Mu isi. Bakomeza kumva ko hari umuntu uzaza gukiza isi. Imana ikomeza kubaha mesaje ibabwira ngo dore hari umuntu uzaza gukiza isi. Uwo yari umwana w'Imana. Isezerano rya Yesu yuko azavuka ryari isezerano ryahereye mu isezerano rya kera, ariko risohorezwa mu mwari Mariya abyara umwana w'umuhungu.
birakomeye cyane. Bamwe bumvaga ko Yesu naza azakiza ubwoko bumwe, ariko ntabwo ariko yaje bimeze. Bamwe bumvaga yuko Yesu azaza ari indwanyi ku bantu batakoze iby'Imana ishaka, ariko muri kamere y'Imana n'ukuri n'Imana yuzuye imbabazi. Urebye ukuntu Imana yahaye amategeko ubwoko bwayo nibayumvire, ariko ikavuga iti uko bimeze kose, uko ariko kose nzakiza isi kugira ngo ibashe kubona ubugingo buhoraho. Yesu aje, bamwe baramwemeye, abandi ntibamwemeye. Ariko nanone aza mu gihe hariho amashyaka atandukanye y'idini, hariho abafarisayo, hariho abanditsi, hariho abasadukayo n'andi mashyaka menshi. Ariko bo bibwiraga yuko amategeko ya Mose bayakoraga, ariko Yesu aje abona siko bimeze. Abona ntabwo mu by'ukuri bubahiriza amategeko y'Imana nk'uko yayabahaye. Bigeraho wa amategeko yabo bari bayashize muri za kamere zabo, reka nze bari ko byita ugushaka kw'Imana ntibakugira. Uko byageze Abisirayeli babonye bikomeje kwanga, biremera n'andi mategeko arenga 360 bazajya bagenderaho nk'umuryango, ariko nabyo biranga. Ariko nkomeje, Yesu amaze kuza yazana umukiza w'isi yose. Yaje atavuga ngo ndakiza abafarisayo, yaje atavuga ngo ndakiza abanditsi abandi mbareke, ahubwo kuko mu mugambi w'Imana hariho kwizakiza ubwoko bwayo. Ese yabukizaga iki? Yabukizaga iki cyaha cyo kutumvira? Byarakomeje. Yesu we amaze kuza yaje ari umunyembabazi, asanga ariko bamwe bigiraga abanyamategeko, kugeraho yababwiye ngo munshimisha imitima yanyu, munshimisha iminwa yanyu ariko imitima yanyu bakure. Bivuze ko bishimiraga kumva amategeko y'Imana, bishimiraga kumva umuntu ugendera mu itegeko ry'Imana cyangwa arizi, ariko bitari ku mitima yabo. Niyo mpamvu nabwiye ngo ushobora kumva ariko ntiwumvire. Ushobora yenda kumva umuntu arimo akubwira ikintu, ukora iki n'iki, ukora iki n'iki, ariko ntubari kugikora. Yesu yasanze ariyo myumvire bafite, ariko asanga hariho n'ikintu cyo guheza abanyamahanga. Asanga hariho ikintu cyo kuvuga ngo njyewe ndi uwa runaka, mfite amategeko ya runaka. Ariko Yesu waje kubw'umugambi w'Imana yemera kwitanga abicunguye isi yose. Yitangira babandi batumvise amategeko y'Imana, yitangira n'abandi bahezaga. Haleluya. Kuko niyo turirimba tuvuga, niyo turirimba turavuga ngo cyane twabwoko ari kubutu, twagizwe kuba ubwoko kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Ese dutekereze, wowe uburetwa Yesu yagusanzemo n'ubuhe? Iyo utaremera Yesu uba umeze nk'umuntu ukingiranye ahantu, ariko ukingiranywe mu mbaraga z'umwijima kubwa kamere. Iyo kamere itarapfa, n'ukuri kose ntabwo wakemera ubushake bw'Imana ngo bukorere muri wowe, kuko umutima wawe ukinangiye. Bambuze n'Imana niko bajya baririmba. N'ukuri uririmba indirimbo ntabwo ari ibintu waririmba utazi imbaraga za Yesu Kristo. Yesu yadukuye ahantu hakomeye, hari mu mwijima, yadukuye mu bubata bw'ibyaha, yadukuye ku kutumvira Imana. Nese wagize ngo utarakira Yesu wacishe bugufi umutima wawe, ntabwo wabasha kumvira Imana na Yesu n'Umwuka Wera, ntabwo bibaho. Icyaha cyari cyaragize umuntu imbata, kandi icyaha gitera urupfu. Nese iyo umuntu afite ibyiringiro yagize ngo abapfuye,
ariko abapfiriye muri Kristo Yesu bamwizera hari irindi sezerano. Iryo sezerano ni ry'ubugingo buhoraho. Haleluya. Iryo ngiryo rero bisaba kurigenderamo neza, bisaba ko wumvira ndetse ukanibuka. Iyo utibutse ntabwo ugira impinduka. Iyo utibutse na nawe wari tuvuge yenda niba wari mu gahinda gakomeye cyangwa mu bindi bibazo, cyangwa se ufite agahinda k'ibyo yenda ukora, cyangwa uri ahantu ukoreshwa n'imbaraga z'umwijima, uri umukristo, iyo utibuka aho Yesu yagukuye, ni ukuri nta zindi mbaraga wabona zabasha kuguha ibyiringiro by'uko hanyuma y'upfa hari ubundi buzima. Garutse rero ku ijambo twasomye, Yesu yaje asanga abantu bari bazi ko azaza ari umuntu uje gukuraho amategeko ngo yakure haremeho ibindi bintu bishya, ahubwo aza yereka abantu uko bari bakwiriye kugendera mu mategeko y'Imana. Niyaza avuga ngo ubwo amategeko yananiye abantu, noneho nagereka cyo ibyanjye bishya, ahubwo yaje ari ugukomeza isezerano n'amategeko y'Imana mu isezerano bishya. Haleluya. Nuko araza abwira bamwe abafarisayo n'abanditsi n'ibintu n'urugendo rurerure, ariko babwira ijambo rikomeye avuga ngo nimutekereze cyangwa ngo mwubwire ko naje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyasohoza. Haleluya. Ibyo ngibyo se bitubwira iki? Ni uko Yesu yaje kwereka uburyo ki abantu bagakwiriye kuba bakurikiza amategeko. Yaje hariho wa mupaka yuko umuntu adakunda undi, ariko aravuga ngo n'iki gice cya gatanu ikomeje ubona ukuntu Yesu yagiye abwira abantu ko bakurikiza amategeko. Arabwira ngo mwumvise ko bavuze ngo wange mwene so, ariko wange umwanzi wawe, ariko aravuga ngo ngenda kwigisha gukunda umwanzi wawe aho kumwanga. Yajyangwa kureho wa mpaka wo kwitwaza guvuga uti njyewe mfite ibyo nishingikirijeho nizera, ukanga umwanzi wawe. Yesu yarebye mu mitima yabo abona yuko urukundo rwabo bafite rwari rukeya rwo kuba bakunda bagenzi babo bakagera no kubanzi babo. Ni ikintu gikomeye, ariko utarizera amaraso ya Yesu Kristo ngo abashe kuguhindura, ni ukuri ibi bintu ntabwo wabishobora. Izo mbaraga se wazikura? Ariko nanone ugatekereza, ese ni gute wakunda umwanzi wawe? Ni gute wamukunda? Ariko buriya hari ikintu gikomeye ntekereza ko abantu batajya batekerezaho. Kuba ureba mugenzi wawe iruhande rwawe ukabonamo nk'umwanzi, nturenze ibyo ngibyo ngo wibuke ko ari n'umuntu Imana yaremye, nubwo ari umunyabyaha, n'ikindi kibazo. Utarabasha kubona mugenzi wawe nk'ikiremwa cy'Imana, ntabwo wabasha kumukunda. Utarabasha kubona mugenzi wawe nk'urugingo rw'Imana, ntabwo wabasha kumukunda. Ibyo ngibyo wabiheshwa nande? Na Yesu Kristo ugwizo mbaraga akaziguhishurira. Imana iduhishurira amategeko yayo kugira ngo tubashe kuyagendamo no kwiyumvira. Yesu akomeza kubabwira, ariko inyigisho za Yesu zahoraga zitera impinduka mu mitwe y'abantu, kuko Yesu ibyo abantu batekerezaga ko azaza aje gukora ntabwo ari byo yakoze, ahubwo yaza afite urukundo rw'isi yose. Ariko impamvu Yesu yaje asobanurira abantu iby'amategeko y'Imana ni uko yabonaga hari ibintu bakora bihwanye n'uko Imana yari yarabategetse amategeko yabo kuyubahiriza. Yesu ikintu yaje gukora, yaje kutwereka umurongo, yaje kutwereka icyo twagakwiriye kuba dukora. Ese utekereze, ninde muntu wundi waguha umunezero tubonera muri Kristo? Ninde muntu wundi wakemera? Hari indirimbo njya nkunda avuga ngo wanyikorereye umusaraba ngo nta kiguzi nari mfite. Nese ibintu umaze inungura twari kuzikura, twari gukuraho amapfizi. Yenda reka mvuge nk'iki kinyejana, inuma se wapfa kuyikura he? Yenda abakera bo barayibona. Inuma wapfa kuyikura, wazajya ugenda wiruka mu ishyamba se? Aje
bamwe ahubwo wazasanga bicanye yenda biramutse bibaye. Ariko hashimwe Kristo Yesu waje kuba igitambo cyacu twese. Imana ishimwe. Ntabwo n'ukuri twari kubona ikintu dutanga, ntabwo twari kubona igitambo, ariko Yesu yabaye igitambo cy'iteka ryose. Haleluya. Akuraho ya migozi yose yatubuzaga gusabana n'Imana. Bituma umuntu bumuhuza, abumuhuza hagati y'abantu babiri cyangwa yenda benshi bafite ikintu batandukanyeho n'undi. Icyo kintu rero twebwe cyari icyaha. Ese utekereza he gute imbaraga ubona wowe muntu zakubuza cyazi gutangira gukora icyaha? Nuko Imana tumaze kwakira Yesu Kristo yaturemye mu ndi mutima mushyashya, uduha kwitangira, uduha guhorana imbaraga. Bamwe bavuga ko ari uguhora mu bihe, iguha imbaraga zo kumva yuko kamere yawe atari ikwiriye kukuyobora, ahubwo ukwiriye kuyobora n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera Kristo. Haleluya. Nuko rero imitwaro yacu yose arayikorera, ariko kuko nta kintu twatanze. Bavuga ko ari kubwo buntu. Buri umuntu aguha ikintu, uvuga ko umuntu yaguhaye ikintu ku buntu, hari ikiguzi wateganyaga gutanga kugira ngo ubone icyo kintu. Twebwe twasabwaga ibitambo. Iyo umuntu yacumuraga yatabonaga igitambo pe, nuko nguko nyine. Ariko Yesu twebwe ikintu yakoze kubw'imbabazi ze nyinshi n'urukundo rwe rwinshi, nuko yakuyeho wa mugozi wose watubuzaga gukora ugushaka kw'Imana. Niwo mugozi yakuye yemera. Ariko iyo umaze kwakira Yesu Kristo, umaze kumwemera, ubonye izindi mbaraga nshyashya, ntabwo ageraho gutyo gusa, ahubwo akugeraho wowe ku giti cyawe, agahindura n'ubuzima bwawe bitewe n'uko umwumvira, bitewe n'uko wumva ko Yesu ari umwami mu buzima bwawe, Yesu ari we wishingikirizeho. Ese twebwe ni igiki se twabona twakitura Imana? Ni igiki twabasha kuvuga tuti kubw'Imana yawe mu bubata bw'icyaha ni igiki nayitura? Ariko Yesu waje amategeko yose uko ari 10 yayakubiye mu itegeko rimwe, itegeko ryo gukundana. Ndaza kurigarukaho disoza. Paulo nawe aza kwandikira Abaroma. Abantu b'i Roma nabo bari barageze mu kumva ko yenda Yesu yabirangije ku musaraba. N'iki gihe hari inyigisho zihari zigisha abantu yuko Yesu byose yabirangije, ariko siko biri. Umuntu aza kuvuga ati Yesu yarabirangije nta kibazo, dukomeze dukora ibyaha. Hoya, nese dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze gusanga? Hoya, ubu buntu twahawe n'Imana muri Yesu Kristo ntabwo ari ubwo gupfusha ubusa. Waguraho ikindi kiguzi iyo ukomeje gukora icyaha, ukirengagiza umutwaro ukomeye Yesu yadukuyeho. Wari umutwaro uremereye yenda bitewe n'ibihe wari urimo cyangwa uko wari umeze, ntabwo wakifuje kuvuga ngo nkomeze muri ibyaha. Iyo wemeye Yesu ukaba umuyobora wawe, kuko uba umeze nk'umuntu uhindukiye, warebaga inyuma ariko ukareba imbere. Kare korali y'abana yaririmbye ngo twiyeze nk'uko ngo yeze. Yesu arongera avuga ngo gukiranuka kwacu nikutarega uko abafarisayo n'abanditsi nta juru tuzabona. Ni ukuri kose, iyo udafashe umwanzuro ngo utere intambwe isanga Yesu ngo wemera kuyobore, ni ukuri kose icyo gihe ntabwo nakwizeza ko hari ijuru rihari. Kuko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo izatugeza ku Mana Data wa twese. Kuko nta muntu uzajya ku Mana atanyuze kuri Yesu Kristo. Uku kwera rero nk'uko Yesu yari uwera n'urugendo rurerure pe. Utavuga ati nyijijwe uyu munsi noneho misemera, ahubwo hari izindi mbaraga
z'umwuka wera zigufasha kugendera mu bushake bwa Yesu nk'uko abishaka, kugira ngo tube babakozi b'indahemuka, kugira ngo tube abizerwa kuri Yesu Kristo kandi tunazirikana ubuntu yatugiriye. Ngarutse kuko buntu, Pawulo arareba abantu abona bakomeje kugira izo nyigisho z'ubuyobe, kumva ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe ariko utarabashije guhinduka, ahubwo ugakomeza ugakora ibyaha. Ariko arababwira ati ese ubuntu twahawe tukomeze kubupfusha ubusa? Hoya, ntibikabe. Niko yababwiye. Iyo umuntu avuze ngo ntibikabe, byumvikana yuko bitagakwiye kuba icyo kintu kigira gute gikorwa, utagakwiye gukomeza gukora ibyaha, ahubwo agakwiye kwibuka ubuntu n'Imana yakugiriye ukabasha gutera intambwe mu buzima. Imana idufashe tuba abakozi b'indahemuka kubwo kwizera Yesu Kristo. Aya mategeko rero natinze, Yesu yakomeje kwigisha abantu, ababwira no abasobanura uburyo ki bagakwiye gukunda bagenzi babo, bagakwiriye ku umubano wabo n'Imana wagakwiriye kuba ari wo wonyine, batimika ibigirwamana mu mitima yabo. Ariko arongera abahirindira itegeko rikomeye ngo rirusha ayandi kuremera. Iryo ngiryo ryari itegeko ryo gukunda mugenzi wawe. Ariko njye naje kuribonamo nk'igisubizo gikomeye cy'uko twaba abagaragu cyangwa abakozi b'Imana b'indahemuka. Itegeko ryo gukunda, Yesu hari n'abazaga bafite ubutunzi bakamubwira ngo mwami twakora iki, akamubwira ngo genda ubutunzi bwawe ubufashisha abandi bagenzi bawe, icyo gihe uzaraga ubwami bwo mu ijuru. Yashakaga kubabwira iki? Yashakaga kubwira uriya mutunzi ko ibintu afite yagakwiriye no kugira urukundo rw'abantu batabifite akabasha kubafasha. Urwo ni rwo rwari urukundo kuri we nyakuri, kandi yabashije gukora iby'Imana imushakaho nk'ubwo rukundo Imana yamubwiye, yabona ubwami bw'Imana akabona ijuru. Iki rero tugaragariza ko mu mimerere ya Yesu yashakaga ko abantu babanza gukunda bagenzi babo kugira ngo ku kwizera kwabo gusohoze gukiranuka kwabo. Yesu arabwira ati rero ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, nurangiza kumukundisha umutima wawe wose ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niryo tegeko yabahaye. Babwize ukuri, utarabasha kongera kwibuka ubuntu n'Imana yatugiriye muri Yesu Kristo, ntabwo wabasha gutekereza ese twe twari bande? Ntacyo twari cyo, ariko ni ukuri Imana iduhe gutekereza ubuntu yatugiriye natwe tubugirira abandi. Imana iduhe urukundo ruva ku gakiza twabonye turugirira abandi. Impamvu iri tegeko rirusha ayandi kuremera yose nuko ari wo muzingo w'amategeko yandi yose ushobora kugufasha kuyubahiriza. Nese wakunda mugenzi wawe ukamugambanira ukamwica? Wabashije se kugira urukundo muri wowe? Wabasha kujya kuramya izindi mana? Wabashije kukwimarira muri Yesu Kristo umutima wawe n'ubwonko bwose n'ubwenge wabihaye Imana? Ntibibaho. Ahubwo Yesu we aravuga ati urukundo, kugira urukundo rwa mugenzi wawe nibyo byonyine bishobora kugira umukozi w'indahemuka. Ugatekereza uti se njyewe nari ikigo kugira ubwo buntu Imana yatugiriye irashaka ko tubugirira bagenzi bacu. Kandi ijambo ry'Imana ribwira ko guhanura no kuririmba byose bizashira, ndetse no kuvuga indimi nshya, ngo ariko ikintu kizasigara kimwe ni urukundo. Haleluya! Ni ukuri bavandimwe, ikintu kizasohoza gukiranuka kwacu ni urukundo. Ni ukubanza ukumva ko ubuntu Imana yakugiriye atari kubw'imbaraga zawe, ahubwo ari imbaraga z'Imana. Iyo ubashije gukora ikintu mu rukundo,
ni isomo rirerire, ariko umuntu wese ujya ukora ikintu cy'urukundo kiba kivuye ku mutima we. Niyo mpamvu Yesu yabwiraga bariya bafarisayo ndetse n'abanditsi, ababwira ngo munshimisha iminwa yanyu ariko umutima wanyu uba kure. Niyo mpamvu umutima w'umuntu buriya umutima w'umuntu bundi ni umutima ushobora kugushuka, ariko nanone ushobora gutuma ukora ibintu byiza. Nuko ibintu byose buri muntu akora nuko biba bivuye ku mutima. Ushobora gutekereza kungirira nabi, n'ukuri simbibone, ariko biri ku mutima wawe. Ariko ikintu Yesu we adusaba ni ukubanza tugaha Imana imitima yacu kugira ngo iba yibasha kuyigenga, iba yibasha kuyiyobora. Twaze turirimba ngo twisabira kuyoborwa n'Umwuka Wera kugira ngo tutazakorwa isoni. Byaba bibabaje umaze igihe kirekire cyane wumva ko uri umukristo cyangwa wumva ko wizeye Imana, ariko n'ukuri ukazakorwa isoni. Ariko ikintu kimwe Yesu adusaba ni uko twagira urukundo. Urukundo rero rujyana n'iki? Ntabwo bijyana kwa kumvira itegeko ry'Imana, ya mategeko yose uko ari 10 yayakubiye mu rukundo, ni mu magambo y'urukundo yose. Kuko yaravuga ngo ubanze ukundisha Uwiteka n'umutima wawe wose. Ni ukuvuga ngo ni ugukunda Imana ukayemerera, ukayiha umutima wawe, ikaba ariyo uyobora. Uyu mutima wawe yifashwe n'ibindi bintu, ufashwe n'ikindi kintu cy'umwijima, ntabwo ubasha kubona ubushake bw'Imana, nta nubwo ubasha kumvira icyo Imana igusaba. Ariko isaba ngo ubanze ukundisha Uwiteka n'umutima wawe wose. Numara gukundisha Uwiteka n'umutima wawe wose, ukunde na mugenzi wawe. Ni ukuvuga ngo wabanje gukunda Uwiteka n'umutima wawe wose, ikiba gisigaye ni ugukunda mugenzi wawe. Kuko aranavuga ngo se wavuga ute gukunda Imana utarabona Imana itarigaragaza, ivuga ati ni njyewe noneho, ukaba wanga mugenzi wawe, wavuga ute se gukunda Imana? Kumese ko wanga mugenzi wawe Imana yaremye, nawe kandi uzi kuri mu ishusho y'Imana, wavuga ute se gukunda Imana? Oya. Ikintu cyonyine kibasha kutugeza ku gukiranuka kuzuye nuko twumvira Imana bavandimwe. Tukayumvira ute? Ni ugukurikiza aya mategeko yose, we n'umutima wawe ukibuka ubuntu Imana yakugiriye, ukibuka ukuntu yakwiciye kamere z'icyaha, ukibuka ukuntu ntabwo ari kamere z'icyaha gusa, ahubwo n'ukuri muri Yesu harimo ibyishimo. Umuntu wabashije kumuhishurirwa neza, muri Yesu harimo ubuzima, niko bari barimo baririmba. Ubuzima rero tubonera muri Yesu, nta wundi muntu wabuduha. Ariko nanone hari icyo Yesu adusaba kugira ngo natwe tumwiture ineza yatugiriye, tumwiture ubuntu yatugiriye. Iyo rero nuko kumvira, kwabanza ukumva ko Imana ariyo mugenga wawe, ariyo yikoreye umutwaro w'ubuzima bwawe bwose ibinyujije muri Yesu Kristo. Ukumva ko umuntu ari ikiremwa cy'Imana, ukumva ko hanyuma y'ibyo ngibyo ugukiranuka kwawe kugomba gusohozwa n'urukundo. Ugukiranuka kwacu kugomba kugaragazwa n'urukundo. Urukundo dukunda Imana n'urukundo dukunda bagenzi bacu. Iryo ni ryo tegeko rikomeye nk'aya mategeko yose 10 ryabasha kugufasha kubahiriza aya mategeko yose ari imbere. Ubwo nta mategeko yaba ari 8, ubashije gukunda Imana n'umutima wawe wose, ugakunda mugenzi wawe. Ibindi bisigaye kwica, gusambana, kwifuza iki, ufite urukundo muri wowe, umutima wawe waba we imbere y'Imana. Imana idufasha. Muri ibyo yaravuze ngo afite amahoro yahawe n'umukiza we. Muri ya ndirimbo twaririmbe ngo abisi ntibayazi. Impamvu abisi baba batayazi nuko
haracyari igikuta kibabuza kwegera Imana. Icyo gikuta rero utateye intambwe ya mbere n'ukuri ntabwo cyavaho. Ariko nanone mu kwizera Yesu Kristo iyo umwemereye icyo gikuta kivanwaho. Rero ntabwo yenda ntinda, ariko ikintu cy'ingenzi ni ukumvira. Ingaruka zabagezaho Abisirayeli kuko batumviye amategeko y'Imana, ariko natwe icyo dusaba ni ukumvira aya mategeko y'Imana, kuko Yesu ntabwo ari yaje gukuraho, ahubwo ni ukuyakomereza mu itegeko ry'urukundo. Kumva ukumvira, ukumva itegeko ry'Imana ukarikurikiza, atari ukurivuga ku munwa. Ukumva ukizera yuko Yesu Kristo ari wazabikubashisha. Ikindi uko kwizera kwawe ukagusohoresha urukundo nk'uko Yesu abidusaba. Kuri uyu munsi rero nta yindi nzira twabona yo kuba abakozi b'Imana badahemuka, cyangwa se kuba abiringirwa kuri Yesu Kristo, tutabanje kumva ko imitima yacu dukwiriye kuyiha Imana ikaba ari iyobora. Ko ikintu kizakubwira ko umutima wawe utayoborwa n'Imana nuko iteka uhora uyoborwa no gukora ikibi. Kuko muri cyanditse cyatwanditse twasomye muri Matayo, batubwira yuko umuntu wese ukurikiza amategeko y'Imana akwiriye kuba ayigisha abandi, uwo ni uzaba umukuru mu bwami bw'Imana. Rero bavandimwe, kuri iki cyumweru soza, buri muntu wese namusabira kugira umutima wo kumvira Imana, kuko n'ikidushakaho. Baribyo bavuze ngo babwirije nabo ngo tuve mu cyaha. Icyaha cyonyine nicyo kibasha kudutandukanya n'Imana. Urukundo Imana yadukunze, bamwe bavuga ko rusumba izuba rugasumba n'ukwezi, ariko urwo ngurwo dukwiriye kuruhamirisha gukunda bagenzi bacu tugakunda n'Imana. Ntabwo twabasha kugera ku Mana tutabanje kumva yuko Yesu Kristo ari we wadupfiriye kandi akatwitangira. Rero kuba umukozi w'indahemuka bavandimwe ni ukumvira Imana, ukizera Yesu Kristo, ugasohoresha amategeko 10 yose, itegeko ry'urukundo ari ryo Imana idusaba ko twagira mu mitima yacu. Wabashije kugira urukundo, Imana nawe yakubashisha ukabasha kugera kuri bwa butsinzi bwuzuye bw'ubugingo buhoraho. Ko kugira ngo dukomeze dukore icyaha, ukomeze ugira ute, ntabwo Imana ibikunda, ahubwo ishaka ko tuyiha imitima yacu yose ikayiyobora. Reka turirimbe indirimbo vuga igice cya mbere ngo nta kindi gihesha gukiranuka, ariko utekereza ko ubu Imana yaguhatara ubwo gupfusha ubusa, ubu Imana yaguhatara ubwo gukomeza kuba mu byaha, ahubwo ari uko wakomeza kubivamo ukizera Imana, ukayumvira, ahubwo ugasohoresha kwizera Yesu Kristo, itegeko ry'Imana riruta ayandi yose. Katuririmba niyo ndirimbo bari igice kimwe, ariko utekereza ko ubu Imana yagukunze, yiyemeje kwikorera umusaraba w'ubuzima bwawe. Ubwo buntu yakugiriye ubusohoresha itegeko ry'urukundo. Indirimbo ya 68. Ku bantu bafite indirimbo reka tuyiririmbane, ariko uririmbe wongera gutekereza ko gukiranuka kwawe ukwiye gusohoresha urukundo, kandi kumva ariko ukanumvira itegeko ry'Imana. Nta kindi
Yesu Kristo kubona yakugiriye niba uri kumwumvira umwizera kandi itegeko ryo gukundana ukarisohoresha gukiranuka kwawe mu iminsi wongere witekerezaho kuri urugendo rugufi nanjye ngiye kwitekerezaho maze wongere wisabire Imana ko yakugira kuba umukozi w'indahemuka wa Yesu Kristo. Mureke gusenga Imana. Imana yacu turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye ko Mana uko bwije n'uko bukeye uhora Mana utuyoboza neza yawe atari neza yawe atari ubuntu bwawe Mana ntabwo twabasha Mana gukora ibyo ushaka. Twe Mana dufite intege nke ariko Mana kubw'amaraso ya Yesu Kristo Mana niyabasha Mana kutugeza ku kigero gishyitse Mana wowe ushaka. Nukuri hari aho twagenze nabi Mana nituzirikane neza watugiriye, nitwibuka ubuntu watugiriye Mana, nitwibuka wowe wadukuye, utubabarire kandi Mana uduteze intambwe iyindi nshya yo kuyoborwa Mana n'urukundo kubwo kwizera Yesu Kristo, kandi utuyoboze intambwe yo kukumvira Mana. Imitima yacu Mana ije imbere yawe Mana kugira ngo utwambike izo mbaraga Mana. Mweretse buri wese uraha kugira ngo Mana umwuka wera akomeze Mana kuyobora umutima we kubwo kwizera Yesu Kristo. Kandi Mana ndakwinginze kugira ngo n'imitima Mana ikiyobowe Mana n'umwanzi Satani iyo yose Mana niyo wabasha kwiwohoza, kuko Mana niyo ujya ubasha gufata umutima w'umuntu ukawubundira ukawubuza kongera gukora icyaha ukundi Mana kubwo kwizera Yesu Kristo. Ndakwinginze Mana kugira ngo ukomeze kuyoboza neza yawe, kandi Mana amategeko yawe duhe kuyakurikiza nk'uko bikwiye, uduhe kuyazirikana, uduhe kuyumvira, duhe Mana gukora ibyo ushaka kuko Mana ari byo ushima, aho kugira ngo Mana dukore ibyo dushaka kuko Mana ari byo wowe wanga. Tuguhaye imitima yacu kugira ngo uyobore Mana iki cyumweru, kandi Mana ukomeze kutuyoboza neza yawe n'ijambo ryawe Mana ukomeze rigendagende mu mitima yacu kubw'imbaraga zawe duhabwa na Yesu Kristo, twizeye mu izina ryawe. Amen.